urupfu ni iki mu by'ukuri? So kuri njyewe urupfu ngumva muri njye nk'urukumbuzi ruri hagati y'umubiri na roho. Umuntu nyamuntu ngiye mwita umugore wowe ufite n'ubushobozi bwo kurema no kurera. Abagabo ntabwo ari abantu se? Kuri njyewe umugabo ntabwo ari umuntu kuko ntabwo yujuje ikiranga umuntu nyamuntu arangwa. Bakunzi bamenye Mbane TV, murabona ko twaje mu bundi buryo. Twajyaga dukora mu buryo butari ubw'amashusho, ariko murabona ko noneho twaje mu buryo bw'amashusho nyine. Murabona ko twateye agatambwe. None rero tubafitiye umutumirwa, hari byinshi tugiye kuganiraho. Arabanza twibwire maze nyine tumubaze ibibazo. Nanone muri wa mujyo wacu wo kudusukura, wo kuduha ubumenyi budufasha kubana neza n'abandi. Channel yacu yitwa Menye Mbane TV. Hano tuhakura ubumenyi budufasha kubana n'abandi. Ikaze rero mutumirwa wacu. Murakoze cyane. Yego, mwatangira mutwibwira aho mwize, muvuka hese, muri hehe, umwanya ni uwanyu. Murakoze cyane. Amazina ni Jean Dodier Nzamurambaho. Nkaba ubu ndi umunyeshuri wa kaminuza nkuru ya Byumba UTAB. Background y'amasomo nkaba narize mu bigo by'abihayimana mu karere ka Nyagatare, ikigo cyitwa ETEP Nyarurema, mu bijyanye na software development. Hanyuma nyisoza nkomeza mu seminari nkuru ya Rutongo. Yego. Bayo njya ikabwaye kwiga filozofiya ngana n'umwaka umwe. Nyuma yaho nkomeza ubuzima busanzwe. Wavuyeyo? Yego navuyeyo. Navuyeyo. Kose watubwiye ko wari ugeze mu wa mbere? Yego nari nshoje umwaka wa mbere wa filozofiya. Ubwo icyo ni ikindi kiganiro cyangwa se wanabituganuzaho gato? So sinzi nimba ubwo buzima wenda umuntu akwiye kubutokingaho cyane, ariko muri rusange nagezeyo nigayo umwaka umwe. Biba ngombwa yuko nkomeza ubundi buzima bwo hanze. Wahise ukomeza kwiga se cyangwa? Oya, ntabwo nakomeje kwiga, nabanje imirimo vocationnelle ya education. Mbona ko biba byiza mfite background none ihura nabyo, nsaba ko mbanza kuza kwiga kaminuza nkayisoza kugira ngo ubuzima bukomeze. Ubwo ukiva babyita ngo harya nukuzuka? Tubyita ngo kuzuka. Ubwo ukizuka rero wahise ujya kurera abana, ubona ko udafite ubumenyi buhagije ujya muri kaminuza. Sesa nabonye ko ntafite ubumenyi buhagije kujyanye n'imirerere n'imiyoborere. Niyemeza guhita niga kaminuza ishami rijyanye noneho n'imiyoborere, cyo bita leadership cyangwa se social works, development and laws. Hanyuma mpita nza kubikomeza kugira ngo byibuze nyuma nzajye kubikora noneho mfite experience hagije. Muri kumva rero ko twabazaniye umutumirwa ufite aho ageze mu rwego rw'ubumenyi. Ni nayo mpamvu na topic dufiteho twabateguriye iri ku rwego rwo hejuru nyine, bisaba umuntu wasomye. Tugiye kuganira ku kintu cyitwa urupfu. Rwose mutera agatebe muze mwumva ubuhanga bw'umuntu wanyuze mu seminari nkuru, wabicengeye nyine, uzi neza icy'urupfu ari cyo. Tugiye kumubaza ibibazo 5 dukeka ko ari ibibazo nyine byiza. Ni nayo mpamvu nyine twamuzanye. Ubu tugiye kuganira ku cyo urupfu ari cyo. Uriteguye kudusobanura icyo urupfu ari cyo? Igisobanuro cy'urupfu ngwa kurusobanura uko umuntu arwumva n'uko arufata mu mateka y'ubuzima bwe bwa buri munsi. Ikibazo cya mbere rero, twirirwa twirukanka umunsi ku munsi, turavuka tukabona abo turuta bari kuducika, abaturuta nabo nuko, abo tungana. Muri ubwo buryo turi kubaburamo tukabwita urupfu mu buzima busanzwe nyine. Yego. Ubundi urupfu ni icyo cyangwa hari ikindi kintu urupfu ruvuze?
urupfu ni iki mu by'ukuri? So kuri njyewe urupfu ngumva muri njyewe nk'urukumbuzi ruri hagati y'umubiri na roho, aho kimwe kiba gikumbuye ikindi ku rwego rw'uko bitabasha kwihanganirana, bitabana cyangwa se bitaba muri paradizo byaremewe kubamo. Kuri njyewe urupfu ni urukumbuzi rw'umubiri ndetse na roho, bituma habaho iyo desperation yo kugira ngo kimwe kibane n'ikindi, noneho bitandukanye, bidatandukanyijwe n'icyaha, ahubwo bihujwe na Edeni bigomba kubamo byombi, byaremewe kubamo Imana yabiremyemo. Bise bincanga ngo ni urukumbuzi rw'umubiri na roho. Yego, nk'uko iyo ukumbuye umuntu mugenzi wawe aba kure, None wumva se muri ufite ikinyota cyo kujya kumureba, ugakora buryo cyo ujya kumureba, urukumbuzi cyangwa se urupfu ngenda ufata muri icyo kintu cyo gukumbura birenze, cyangwa se urukundo rurenze rw'umubiri na roho, ku buryo bigeze aho bihura, noneho bidahujwe, noneho bidahujwe noneho n'icyaha, ahubwo bihujwe noneho n'ukuri kwa nyako, bihujwe n'uwabiremye. biracyancanga njyewe, Yego, kuko n'ubundi ku isi umubiri na roho biba bifatanye. yego. None se hari n'abemera ko umubiri nyine usigara, ahubwo roho akaba ariyo igenda. N'ubundi aho iyo umuntu apfuye, nyuma yo gupfa n'ubundi roho iba igifatanye n'umubiri, cyangwa biratandukana? So ni ukuvuga ngo iyo umuntu apfuye, ntekereza ko kuri njyewe atari iherezo, ahubwo ari urukumbuzi rw'umubiri na roho, igihe baba bagiye kubana byuzuye, badatandukanywa n'ibyaha n'imibabaro cyangwa se n'intege nke z'isi. Yego. Ubwo ni urukumbuzi rutuma umuntu apfa. Sesa ni urukumbuzi, ni urukundo rwinshi, njyewe mfite nk'urukundo rwinshi rutuma kimwe cyemera guhara ikindi. Hanyuma nkatekereza yuko kugira ngo urwo rukumbuzi rushire, ntekereza yuko ari inama iba hagati y'umubiri na roho, kugira ngo kimwe gisange ikindi. Nkatekereza ko roho igenda mbere ikajya gutegurira aho umubiri ugomba kuba. Umubiri kugira ngo uhure na roho nuko ugomba gusubira aho wavuye mu gitaka, roho igasubira mu ijuru. Then umubiri ukajya mu gitaka ukazamuka, noneho wuje, noneho ubudapfa muri wo ukabana na roho byiteka. Yego. Ibintu bikomeje kugorana. Ibintu birakomeye. Yego. Ikibazo rero cya kabiri menye mbane yaguteguriye kiragira kiti: kuki tubabara iyo nyine umuntu yapfuye? Muvandimwe, kuki tubabara? Kandi muri introduction mu kibazo cya mbere utubwiye ko ari urukumbuzi kandi ahantu aba agiye ari heza. Kuki tubabara tukicwa n'agahinda iyo umuvandimwe agiye ahantu heza? So ntekereza ko impamvu tubabara bikageza kuri uru rwego, ni nk'inzira yo kwakira urukumbuzi rutuzuye. Bishaka kuvuga yuko igihe umubiri ugiye gusanga roho, tuba dushidikanya, tuba tutazi neza yuko koko ariho igiye. Turamutse tuzi neza ko biri buhure koko, ntabwo twakabaye tubabara cyangwa se tugira agahinda, kuko biba bigiye noneho kubana ubuzima koko bwuzuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo dukwiye kubabara. Ntabwo dukwiye kubabara, kuko iyo ukumbuye umuntu akamubona urishima, ntibakwiye kubabazwa nuko rero ibintu bibana mu mubiri bitaziranye bigiye guhura, noneho bikabana nka element imwe izabifasha noneho gukora ubuzima bushya. Akandi kabazo gahise gashamikiraho. Yego. Urabona iyo turi ku isi, Yego. umuvandimwe turamufasha, tugafashanya nyine, ariko iyo agiye, iyo avuye mu buzima akajya aho mwavuze, Yego. hari urukumbuzi nyarwo nyine rw'umubiri na roho. Yego. Nta kindi kintu twamuha uwo muntu tutari kumwe. Urumva iyo turi kumwe ushobora kunyura iwacu nkaguha akajumba, nkaguha udushyimbo, ukagenda ukarya. Yego. Nka hano mu banyeshuri mujya mufashanya, wenda nko muri UTAB abanyeshuri barafashanya, ukaba waha umuntu cyo kurya, cyo kurarira, cyangwa se ukamwishyurira na geto nk'ukwezi.
yego, uwo muntu yaducitse akagenda yego, tutakiri kumwe amaso ku maso, yego. hari ikindi kintu twamuha nko kumufasha cyangwa se kumwereka ko tukiri kumwe? So ni ukuvuga ngo iyo mbitekereje njyewe ubwo buzima urupfu rugereranya naho umubiri wanjye ujya gusura roho, bikanibanira. Si ugupfa nk'uko twabivuga wenda, ahubwo ni ugusubira ahantu nahoze. Aho nahoze hariyo buri kimwe, aho navuye hariyo ubuzima bwose, aho naremewe. Roho yanjye integerereje kugira ngo no tubane. Iyo ntekereje ko umubiri ukeneye roho, nk'iyo umugore ajya kubyara n'urugero, mpita mbifata nkabigereranya nk'atari ugupfa, ahubwo urupfu ari ubuzima bushya. Ni urugendo rw'umushyitsi usanze, cyangwa se urugendo rw'umushyitsi njye nsanze iwabo. Icyo tugomba kumuha cyangwa se dusabwa kumuha, twakabye dukumbura ahubwo aho hantu agiye, natwe tukifuza kugenda ku buryo bwihuse cyangwa se ku buryo butebutse. Ni ukuvuga ngo umuntu watuvuyemo ntabwo adukeneye ngo abeho. Ni ukuvuga ngo mu bitekerezo byanjye, umuntu, iyo mvuze umuntu cyangwa ntekereje umuntu, kuri njyewe umuntu ni igitekerezo. Umuntu ntawubaho. Yego. Kuri njyewe umuntu ni igitekerezo. Nk'uko twavuze ati hari inyamaswa tukazita inyamaswa, na muntu iyo turebye mu iremwa ry'iki, umuntu ni igitekerezo. Katureme muntu ni igitekerezo cyabayeho kugira ngo kibashwe gutandukanywa n'iyindi nyamaswa n'ikindi kintu, agahabwa cyangwa se gifite itandukaniro n'izindi nyamaswa, cyangwa se gisobanutse nk'igifite ubwenge burenze izindi nyamaswa. Ntabwo umuntu mwumva mu buryo buri hirya y'ibyo ngibyo. Umuntu ni igitekerezo cy'Imana. So no, ntabwo ngiye hatubwiye ko wize mu bihaye Imana. Ndi kumva ushaka kukongera ariko ni icy'Imana, ni iki? No, umuntu ni igitekerezo, njye niko mbivuga gusa. Kuko iyo tuvuze, iyo ngiye gusobanura umuntu, ntabwo mvuga njyewe umuntu. Imana yaremye umugabo, kandi umugabo niwe tugereranya, niwe njyewe ngereranya nk'umuntu, niwe muvuga nk'umuntu abenshi. Muri bitekerezo byanjye biri philosophique, ntekereza yuko umuntu ari igitekerezo, kuko bakubwiye ngo nyereka umuntu, ntabwo mwerekana. Ahantu hashobora kugaragarira umuntu ni hamwe gusa, ni ku mugore. Ntushobora kunyereka umuntu ukambaza uti umuntu ninde, umuntu ni iki, akwereka ati umugore nguriya, akaba ariwe muntu, kuko umugore niwe urimo ubushobozi bwose bwo kurema. Umuntu bivuga ko ni animal, inyamaswa ibasha irema ndetse ikaba iriho, yifitemo ubudapfa. Kuri philosophe yanjye niko mbitekereza. Umuntu ni inyamaswa, cyangwa se ni ikintu cyifitemo, ni kimwe cyifitemo kurema, kikaba cyifitemo n'ubudapfa. Icyo nta kindi rero ni umugore. Niyo mpamvu umuntu sindabona yuko umuntu yababara bitewe n'izo mpamvu ziwe. Yego, mwatubwiye nyine ko mwize mu iseminari nkuru y'i Rutongo, mukahava mukanagera mu iseminari y'i Kabgayi, aho abaseminari nyine batyaza ubwenge. Reka nkubaze iki ngiki, ari nacyo cya gatatu. Ubundi filozofi ibivugaho iki? Urupfu filozofi rufata ite? Ese ubundi banze nkuba filozofi ubundi ni iki? Hano hanze tuba twumva ari nko kuri ibintu bitafatika. Umuntu ngo wize filozofi yakurebye mu maso, abareba mu mutwe icyo utekereza. Ngo ubundi filozofi ni iki? So ubundi filozofiya bayivuga, cyangwa se iyo bavuze filozofi, umuntu yumva yo kugira inyota, cyangwa se gukunda ubuhanga, kugira inyota yo kumenya bihambaye, cyangwa se gutekereza byagutse. None se abo bantu bavuga ngo iyo umuntu yize filozofi ngo muhuje amaso ngo abakureba mu mutwe, ibyo nibyo ko numva ari ugukunda ubumenyi. Ubundi muri rusange filozofiya yigisha ku kuba no kubaho. Yego, uwo muntu uri akabasha kumenya no kubaho, abasha gusesengura no gusobanura uwo muntu wundi ibyo abona, uko ukora, cyangwa se
sisa akabasha arakureba akamenya kuko yabashije kugira ubwenge bwagutse busumbye ubwawe, agerageza no kumenya icyo utekereza. gutekereza muri rusange. Filozofi rero ivuga iki ku rupfu? sisa tureba wenda nko kuri Plato yasobanuraga yuko iyo umuntu apfuye ni roho isohotse muri gereza. Yageragezaga gusobanura urupfu nka gereza, akavuga ngo umubiri ni gereza, ni roho. Umubiri ni wo gereza, roho ibi isosotsemo. Yavuga ngo umubiri ni gereza ya roho. Iyo umuntu apfuye akasobanura yuko roho cyangwa se umubiri, roho isohotse muri gereza. Akagereranya wenda ndetse na Aristote yagerageza kuvuga yuko ko umubiri na roho bitandukanya cyangwa se bitandukanwa na roho. Bakavuga ngo ubundi se abo bantu uri kutubwira ni bantu ki? abo ba Aristote, ibyo bintu by'aba Plato ni ibiki? Aristote, Plato ndetse na ba Descartes n'abandi ni abafilozofi ba mbere bagiye bagerageza kuvuga ku kijyanye n'umubiri ndetse na roho, bashaka gusobanura urupfu icyo ari cyo. Ubwo ni abafilozofe bemewe bazwi. Yego, abo barazwi, baremewe ku bitekerezo byabo, nibo bibandwaho no mu myigishirize ya filozofiya. Yego. Aristote yavugaga yuko roho ari form y'umubiri. Form umva ni ikintu kigaragara kigize umubiri. Agashaka gusobanura yuko bitandukana igihe umubiri ushobora kwibeshya, roho ntishobora kwibeshya kuko itagaragara. Ndetse agasaba kuvuga yuko uwitwa Descartes asa nk'abo pozaho gatoya, bakavuga yuko umubiri na roho ari ibice bibiri bidahura ariko bijyana imikoranire n'ubwonko. Ubwo rero tugendeye kuri abo ngabo, njyewe ntabwo nabyumvishe kimwe nabo kumva yuko umubiri ari gereza ya roho cyangwa se ari ibice bibiri bidahura bigize umuntu. Kuko umuntu nk'igitekerezo nk'uko nabisobanuye mbere, umuntu ahora mu gitekerezo, ahora yibaza, ahora atekereza, ariko nta gisubizo cy'ukuri abona, kuko wahora muri iyo dilema yo kwibaza ese bimeze gute. Njye natekereje yuko ibyo bintu atari byo. Ku gitekerezo cyanjye, urupfu atari ukugenda kwa roho cyangwa se kugwa k'umubiri, ahubwo njye natekereje ko noneho ni igihe umubiri na roho biganira, bigakundana by'ukuri, bikajyana ikiganiro kidasanzwe, ndetse bikimeranya ubwabyo no kubana noneho mu buzima bwa nyabwo buzira icyaha. Kuko roho ipfa n'umubiri bipfa yuko kimwe gikora icyiza ikindi kigakora ikibi. Noneho njye ntekereza yuko umubiri noneho kubera urwo rukumbuzi umuntu waguhemukiye wagize gute, ubwawe ukagera ukava narakosheje, nkwiye kwisubiraho. Kwisubiraho rero k'umubiri bigatuma roho biyishimisha, ikayitegurira umwanya bikwiye kujya kubanayo, noneho bikabana ni ukuvuga ngo abo bafilozofe bo bavugaga ko ari roho ibivuye mu mubiri. Yego. Ubwo umubiri ugasigara. Yego. Ariko wowe mu bitekerezo byawe wongeyeho ko uwo mubiri hari igihe kigera ugasanga roho bikongera bigahura, bihujwe n'urwo rukumbuzi nyine byari bifitanye. Njye navuze ko iyo umuntu apfuye igitekerezo gipfuye, kuko iyo mvuze umuntu nimwumve umuntu igitsina gabo, nicyo nshaka kuvuga njyewe. Kuko umuntu nyamuntu ntabwo apfa. Umuntu nyamuntu ahoraho. Umuntu nyamuntu ngiye mwita umugore, wowe ufite ubushobozi bwo kurema no kurera. Abagabo ntabwo ari abantu. Kuri njyewe umugabo ntabwo ari umuntu, kuko ntabwo yujuje ikiranga umuntu. Umuntu nyamuntu arangwa n'ufite ubushobozi bwo kurera, bwo kurema muri we, bwo gutanga ubuzima. Yego. Ukomeje kunshanga. Ubu umugore ntabwo ameze nk'umugabo. Umugore yifitemo kamere muntu, kamere mana na kamere mufasha. Niwe muntu wuzuye rero ugeranyije n'umugabo. Umugabo ni igitekerezo cyaje kizaho kijyaho ngaho. Kandi Imana yarabanje kurema si buvuze ngo wize mu bapadiri, ntibabigishaga ko Imana yabanje kurema se w'umugabo?
so Imana yaremye muntu, ntabwo yaremye mugabo. Uwo muntu yaremye rero yavuze reka tureme muntu as an idea. aha Hanyuma nyuma irabati reka tureme mufasha, icyerekana uburyo uwo muntu. none wowe uravuze uti Yego. uwo muntu yabanje kurema njye siwe nise umuntu, Ntabwo ariwe nise umuntu, ahubwo uwo wundi waremwe bwa kabiri njye niwe nise umuntu. niwe nise umuntu. ubwo se nturi kuvuguruza Imana Oya, ntabwo ndi cyangwa kubivuguruza. Bibiliya? Ntabwo ndi kubivuguruza kubera yuko so ni ibitekerezo byanjye uko mbibona nuko nagerageje kubisesengura. cyangwa wowe uri kuvuga ugendeye ku kamaro k'umugore? So ntabwo njye nakugamara k'umugore, njye ndeba ubudahangarwa umugore afite mu buzima bw'ikiremwa muntu muri rusange. Twita ikiremwa muntu, kiremwa cy'igitekerezo. Uwo umugore wifitemo icyo ngenda nita umuntu ko ari umugore, ni uko muri we yifitemo ubushobozi bwo kurema ikindi kinyabuzima nawe ariho ubwe. ariko tuvuga ko harimo Imana. Harimo Imana. uwo mugore abaye umuremyi ate? Abaye umuremyi ate? Afasha Imana kurema. afasha Imana kurema? Yes, kuko mu nda ye niho ariko ntabwo arema. Afasha Imana kurema, ni umufasha, katurema umufasha. Yego, nk'igiteke cyo kurema umufasha yamwifashije mu kurema muntu, kuko muntu ntabwo abyara umugore, ariko umugore abyara umuntu. ko bikomeje kumvanga. Yego, ntabwo numva uburyo abagabo tutari abantu. so ni ukuvuga ngo umugabo impamvu njye ntamwita umuntu, ntabwo afite ubushobozi bwo kurema. none se atabayeho uwo mugore we yego yarema ate? yarema ate? Mpita ngira igitekerezo cyo kugaragaza uburyo umugore ari umukiremwa ndetse n'umuntu nyirizina koko. Ko igihe umwana w'Imana avuka ntabwo higeze habo ihuriro ry'umugabo n'umugore. umwana w'Imana igihe avuka, yego, nyamara yaravutse havuka hatabayeho ihura ry'umugabo n'umugore. ni ukuvuga ngo wowe icyo ushatse kuvuga umugabo atanahari, Imana ifite uburyo ki ishobora gukoresha umugore kugira ngo isi yaguke ibe nini. Yego. ariko se nuko nyine byabaye ku mwana w'Imana. Yego, yabaye ku mwana, ni ikimenyetso kigaragaza ubwo buhangare bw'umugore afite muri we, ubwo bushobozi afite budahwanye, butagoye no kugereranywa n'ubw'umugabo. Uwo mugabo, impamvu umugore mwita umuntu, uko yifitemo kamere y'Imana muri we yo kubabarira, yo kwihangana, yo kurera, yo gutoza. Ubundi umugore bivuga ugorora. His Excellency n'uvuga ngo umugore n'ugorora, n'uyobora, n'uwigisha, n'utagatifuza. Ubuzima butari nk'umugore, uwo niwe mugore. ubu ni umugore nshaka kuvuga. umugabo It is an idea, ni igitekerezo dufite twebwe ubwawe. bate okay, kubera yuko imeze gutya na gutya, twaremwe mbere, dufite imbaraga, ubwo turi abagabo tukwiye sesa. Yego, ubwo iyo ubonye umugore umwubaha kuruta umugabo? sesa, njye nubaha umuntu, ntabwo nubaha igitekerezo. ubu ntangiye kumva impamvu wazutse. oya kuko hari bimwe urimo kuvuga nkumva ntibihura neza n'imyemerere cyangwa se bijyanye n'amadini. oya bijyanye n'amadini ndetse na nyir'ubutungane Papa Paul wa kabiri nawe asobanura umugore, amuvuga ko akwiye guhabwa umwanya w'ibanze mu bice byose bigize imyemerere. Yego, hari naho rero tita dusimbukira ku kibazo cya 4 twabateguriye. yego. ubundi imyemerere ivuga iki ku rupfu? Imyemerere bivugaho iki? Amadini se, ku muntu yemera ku giti cye, imyemerere muri rusange Yego, ivuga iki? Ivuga iki ku rupfu? icyo kibazo gisa nk'igikomeye. Ikibazo gisa nk'igikomeye, kugisobanura birasaba ubwenge buhambaye kukivugaho, kuko kirakomeye cyane. oya nibyo mpisemo kukikubaza kuko nyine numvishe uri guhuza ibintu mu bijyanye n'imyemerere. Kandi ubundi koko imyemerere ivuga iki ku rupfu?
so ni ukuvuga ngo ibijyanye n'urupfu imyemerere ikivugaho, umubiri na roho bifitanye isano itaziguye, kandi urupfu ni ugutandukana by'agateganyo kw'ibi bice byombi. njyewe niko mbitekereza ndetse nanabisomye. Umubiri ukazazuka cyangwa ukazuka ku munsi wa nyuma, nk'uko abanyakorinto babivuga, cyangwa se bashaka abanyakorinto ba mbere umutwe wa 15 bashaka kubisobanura. bavuga iki? Bavuga yuko umubiri uzazuka ku munsi wa nyuma. Icyo bavuga ko umubiri uzazuka ku munsi wa nyuma bishaka kuvuga yuko uzazuka ku munsi wa nyuma ku buryo abanyakorinti ba mbere ibice 15 cyose umutwe wa 15 muzawusoma wose mwumve, basobanura yuko umubiri uzazuka. Iyo bavuze ko umubiri uzazuka, twumva yuko kuva uzazuka, niyo hafata rwa rupfu twasobanuye nk'urukumbuzi, bishaka kuvuga yuko umubiri uzazuka ufite ubuzima muri wo. Hari ahantu uri, aho hantu uri rero niho mfata havuga ngo aha hantu uri kumwe na roho, kuko umubiri, kuko kugira ngo umubiri uzuke ugomba kuba ufite ibice biwugize, form, matter and substance. Ibyo kuba bifite rero izazuka uri kumwe na. none se Yego, ko twagerageje kubona imirambo y'abapfuye, cyangwa se no muri biology abayiga barabyiga, nyine hari igihe kigera ubushobozi bwo kuguma gufatana, iyo resistance igera ikabura, yego, umubiri ukashwanyuka, udusimba duto nyine tukawuryaho. yego. ubwo uko gushwanyuka kuzongera kwihuza, cyangwa icyo uvuga ntabwo ari uramubiri uzazamuka, uyu mubiri duhamba ntabwo ari uvuga uzahura na roho. Sasa ibyo mvuga philosophe komande gusobanura yanjye, iyo mvuze umubiri ntabwo numva nk'uyu mubiri mfata ufatika uyu nguyu mbona. Numva umubiri utumvikana, wowe igitekerezo kitabasha kumva, umuntu w'igitekerezo atabasha, umubiri utangwa n'umugore, ubuzima butangwa n'umugore, nibwo ngiye mba nshaka gusobanura. Yego, ntabwo nshaka kuvuga uyu mubiri ufatika. Iyo mvuze umubiri ufatika tubyumva mu buryo buri busanzwe, butarimo nyine uwo ari we wese ashobora kubwumva. Iyo mvuze umubiri, umuntu w'igitekerezo ntabwo abasha kubwumva. Umubiri bwumvwa n'umugore se? Yego, umubiri utangwa n'umugore, roho itangwa n'umugore, niyo nshaka kuvuga. Roho yifite mu roho idapfa nk'uko tubizi, noneho igahura na bwa buzima, igahura n'umubiri noneho budapfa buhoraho. ubwo buzima buhora niyo bavuga ko buzazuka. Kuri njye ntekereza ko impamvu buzazuka ni uko bwifitemo nabwo budapfa. none se umuntu agizwe n'ibice bingahe? Umuntu agizwe n'ibice bingahe? Twatangiye nzi ko ari umubiri na roho. Yego, ariko ndi kumva hari ikindi gice. njyewe umuntu mvuga ko agizwe n'ibice bitatu. Cyore? Yego, icya mbere, kamere ya mbere, cyangwa se icyo ntitangiye kamere ya mbere, ni kamere muntu muri we y'intege nke afite, ariyo mugore. Nkavuga kamere ya kabiri ariyo mugore. Sesa icyo biretse urabyumva neza. No mu mugabo harimo umugore. Urabyumva kandi bisobanuye. Nako nakubwiye ngo umuntu ntashobora kubyara umugore, ariko umugore yabyara umuntu. Icyo nahere nkubwira ni kuvuga ngo umuntu nakubwiye ugizwe n'ibice bitatu, afitemo igice cya mbere cy'ubumuntu, igice cya kabiri cy'ubumana, igice cya gatatu cy'ubufasha. Yego, ifitemo kamere yasubira mu gice cya mbere. Igice cya mbere ni ubumuntu, yego, ahuje n'igitekerezo. aricyo ngereranya. Iyo mvuze ubumuntu cyangwa umuntu, numva igice cy'intege nkeya afite muri we. Iyo mvuze igice cy'ubumana yifitemo, ni uko muri we yifitemo ubuzima, atanga ubuzima muri we. Niho ubuzima buremerwa bukagera ku isi tukabubona bufatika. uwo ni umugore. Umuntu rero muri rusange, cyangwa umuntu wagumije kuvuga ngo ni umugore? Ndi gushaka kuvuga, wambaje ibice bigize umuntu. Yego, iyo ngiye ko ibice bigize umuntu mvuga umugore kuko niwe muntu. Yego, yego, kuko ntabwo turi abantu. kuko niwe muntu. Ibyo bice rero ikigaragaza ko uri umuntu ugomba kuba wifitemo
nawe uhita ubitekereza. Nusanga koko ngiye kuvuga ibice bigize umuntu, usanga ubifite, urumva koko kuri umuntu. Nusanga ntabyo wigaye, umuntu agizwe na kamere y'umuntu, kamere Imana na kamere mufasha. Kamere Imana, iyo kamere Imana muri iyo ndayifite, kamere Imana ndayifite rwose. Okay, muri wowe wifitemo, iyo mvuze kamere Imana ni kamere ibasha muri yo gutanga ubuzima, ikanaburera, ikabukuza. Amezi 9 bukurimo wowe, ukazanabohereza ikiremwa kikabona buri hariya, ubwifitemo. Aya, c'est ça. niba ari uko bumeze ntabwo mfite. C'est ça. Hanyuma kamere mufasha ndi kuvuga ni ya kamere no ifasha Imana yifashishije kugira ngo wowe igitekerezo ugaragara ubone ko buri hariya kuri tubona. Kifite kamere yo gufasha Imana gukiza isi yigaragaza. Yego. Bikomeje ku Yego. Yego. Mbo sitwajya ku cyanyuma tunasoza. Yego. Ndetse niba ari ikindi ushaka kuvuga kuri iki kibazo cy'imyemerere hari, tujye ku cyanyuma. Reka tujye ku kibazo cya nyuma. Yego, ikibazo cya nyuma rero twateguriye umutumirwa wacu ari nacyo cya 5 kiragira kitese roho. Iyo roho nyine. Yego. Niyo ivuganira umubiri. Kuko urumva iyo ibanza kugenda. Yego. Niyo ivuga iti yewe nshaka umubiri. Yego. Nivuganira umubiri. So aho icyo nashakaga kuvuga wenda ku buryo buziguye, mvuga ku kijyanye n'urupfu, nkasobanura uburyo ari urukumbuzi. Kuvuga ko roho ikumbuye umubiri, byombi bikumburanye. Nashaka kuvuga yuko iyo bijya inama bikavuga biti noneho kugira ngo duhure, ubwo twamaze kwiga kugira ngo duhure, reka ngende mbere ntegure ahantu tugomba kuba, hanyuma nakuvuganire kuko uranduye nkuvuganire, mvuge nti rwose ubu turimo turahuza, noneho nta cyaha afite tiguhuza, nkuvuganire noneho imbere iyo waturenge twembi kugira ngo noneho tubane nta cyadufite. Kuko urupfu ntabwo ari igihano, n'uburyo Imana iha igitekerezo amahirwe yo gusubira aho cyavuye. None se Yego. wemera ijuru? Ijuru ndaryemera. Ribaho? Ijuru Ribaho? Ijuru iyo tuvuze ikintu kibaho philosophically, ngenda suza nk'umufilosofe mushya uri gutekereza ibitekerezo bye. Iyo tuvuze ijuru, njye uko mbitekereza, ikintu kibaho ni ikintu gifite ubuzima ndetse kinabutanga. Yego. Ikintu gifite ubuzima nicyo kiriho. Gifite ubuzima kikanabutanga. Nicyo nemera. Ubwo ngubwo tuvuze ijuru, nditekereza naryo mu bitekerezo. Ijuru ni ibitekerezo? Bako ni ibitekerezo, itize uko umuntu abyumva muri we, itize na idea. Ntabwo ndabasha kubona igisobanuro cy'ijuru ku buryo nabasha kugisobanura, gusa nkuko bigaragara hari aho umuntu ava, hari n'aho ajya, aho tuvuye n'aho turi kujya. Iyo roho ubundi bigiye hehe? Mu mateka bigaragara yuko hari aho igitekerezo cyahoze. Nihe? Hari igitekerezo cyahoze. Aho niho ibigiye? Aho niho ibigiye. Ntazi n'ahafite? Aho niho ibigiye. Tuhagereranya nka Edeni, ariko muri rusange imyemerere ndetse n'ibitekerezo bigaragaza ko ari Edeni cyangwa ahantu heza, ariko iyo tuvuze mu ijuru, reka tubyite mu ijuru kugira ngo byumvikane. Gusa ntabwo roho ibigiye mu ijuru. Ngiye mbyita nk'ahantu igiye runaka ho ubwayo yahisemo, habona hazayifasha kuganira naro. Ijuru nigita nko mu rugo iwanjye. Njiti iwanjye, nimba ndi mu rugo iwanjye, niho nita mu ijuru. Ubwo rero niho mu ijuru ni nko muri shamburi roho yagiye gutegurira, cyangwa mu gahoteli keza roho yagiye gutegurira umubiri kugira ngo bise guhura, noneho biganire, ndetse bizahura nyuma y'uko roho yamaze kubwira Imana ati dore bimeze gutya, twiyunze bimeze gutya. Hanyuma aho hantu iyo shambure ntabwo izategurwa na roho, ahubwo izategurwa n'uwayiremye.
ni ahantu Imana yaturemeye, yaremeye umufasha, yaremeye umugore kuzaba cyangwa se itegeze kuzaba nyuma y'uko byamaze kwiyunga itagifite inenge y'icyaha. Eh, Yego. ya mumfashe rero dushimire umutumirwa wacu yatubwiye ko ari Jean de Dieu, kandi nyine mu bigaragaza muri komenti mutwereke ko twazamugarura. Numvishe rwose afite ibitekerezo byiza kandi bigana heza. Murakoze, naho ubutaha. Yego, namwe murakoze cyane kuba mwemeye kuntumira ngo tuganire. Yego, naho ubutaha. Naho ubutaha.